Ndabasuhuje muhawe ikaze nk'ibisanzwe kuri uyu muyoboro Mr Skolere Kizito, amahoro Imana kubizane namwe mwe mwahisemo neza mugahitamo kubana natwe kuri uyu munsi wa none. Kuri uyu munsi rero nkaba ngiye kubagezaho namberekera ese akenshi dukunze ku bihingwa byacu, ibihingwa bya kinyarwanda. Mu Rwanda tugiye dufite ibihingwa bigiye bitandukanye, akenshi hari aho uzagera ugasanga nyine higanje igihingwa cy'ibitoki, higanje bakunze guhinga ibitoki cyangwa se insina benshi nyine mw'ibyo bitoki, ariko akenshi ugasanga bifite amoko agiye atandukanye. Hari ibyo tugasanga ibyinshi wenda byitwa wenda ugasanga ni fiyase, incakara, kamara, ariko ukumva nyine ni ibihingwa bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi wa none rero nka Mr Skolere nabagerereyo mbazanira imimaro itandatu y'ingenzi ikomeye cyane. Ni imimaro itandatu y'ingenzi ikomeye cyane akenshi ku bantu bashobora kuba bakunda igitoki, cyangwa se niba igihingwa cy'igitoki kikwegereye kuba wagifata mu mafunguro yawe ugasanga hari ibintu by'ingenzi cyane, gifite umumaro mwiza cyane ku mubiri w'umuntu, dore ko bimwe muri byo wenda akenshi atari ubwa mbere waba ubyumvishe, ariko nyine nk'ibisanzwe igitoki ni cyiza ku mubiri w'umuntu. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi wa none usabwe kubana natwe ukumva umumaro w'igitoki. Igitoki rero ni cyiza, dore ko igitoki ni kimwe mu biribwa bifite akamaro kanini ku buzima, kandi ni ingenzi cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko abaturage n'abaturarwanda, abanyarwanda akenshi bakunze kucyifashisha. Ni igihingwa cy'ingenzi mu mirire y'abanyarwanda, gikunze kuribwa mu buryo butandukanye, nk'igitoki gitetse, cyangwa se mushobora kugikoresha gitetse mu buryo wakivanze n'ibindi bintu byawe bwite, bagiteka mu buryo bugiye butandukanye. Ariko dore bimwe mu byiza byo kurya igitoki ushobora gukoresha muri iki gihe aho waba uri iwawe se nka famiye. Igitoki ni cyiza. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga ko igitoki gitanga intungamubiri z'ingenzi. Muri izo ntungamubiri z'ingenzi rero igitoki gifite intungamubiri nyinshi, zirimo potasiyumu ifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso no kurinda indwara z'umutima. Ikindi ni uko igitoki gifite vitamine B6 ifasha mu mikorere myiza y'ubwonko no mu gutunganya imisemburo y'ibyishimo nka serotonine. Akenshi hari abantu ugasanga nyine wa musemburo w'ibyishimo uburyohe bwabashizemo pe. Niyo mpamvu rero igitoki ni cyiza cyane. Ni cyiza cyane kuko nyine gifite iyo vitamine ifasha mu kuba yavubura umusemburo wa serotonine, mu kuba nyine ibyishimo wajya ubibona ndetse ukamererwa neza. Igitoki ndetse gifite vitamine C. Iyi vitamine C ikingira umubiri indwara, ikarinda gusaza k'uturemangingo. Akenshi igitoki kifitemo ino vitamine C, akenshi idufasha mu kuba uruhu rwawe rwagaragara neza, uruhu rwawe rwasa neza, ugasanga uruhu rwawe ntago rusaza kubera nyine yino vitamine. Urumva igitoki ni cyiza cyane, dore ko igitoki kinifitemo aya mafibers, amafibro ifasha mu igogorwa ry'ibiryo no kurinda impatwe. Akenshi niba wafashe igitoki umenya ko nyine niba wagihaye umwana wawe cyangwa se wowe wagifashe uratana na tuno turwara tundi tugiye urumva nyine ni igitoki ni cyiza cyane, kizakurinda impatwe ku bantu bashobora kuba bagize icyo kibazo bafite ubwo burwayi. Ikindi ni uko igitoki ni cyiza cyane kuko kirinda indwara z'umutima. Igitoki kirimo potasiyumu nyinshi nacyo, dore ko ifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso no kurinda indwara z'umutima. Igitoki rero iyo wagifashe uzaba utanye n'uburwayi bw'umutima, kuko nyine niba ugifatira ku gihe indwara z'umutima ntago zizajya zikugendera kure, zizakwenda kure kuko ntago uzigera urwara umutima bibaho. Igitoki ni cyiza cyane, ni cyiza kuba wagikoresha mu mafunguro yawe ya buri munsi. Ni byiza kuko igitoki ni cyiza, gifite umumaro. Ikindi ni uko igitoki gitera imbaraga zo kongera ubushobozi bwo gukora siporo. Igitoki kirimo carbohydrate n'amasukari y'umwimerere, dore ko igitoki gitanga ingufu zihuse. Ni byiza kurya igitoki mbere cyangwa nyuma yo gukora siporo. Ku bantu bakora siporo, ku bantu mukunda siporo, kuri uyu munsi wa none nabagereyeyo kuba noneho waba umeze neza cyane igihe umaze gukora siporo, umubiri wawe ukagira imbaraga nyinshi, cyangwa se ushobora kugifata mbere yaho cyangwa se ukaba wagikoresha nyuma yaho. Igitoki ni cyiza cyane ku bantu mukora siporo.
Ikindi nuko igitoki gifasha mu kugabanya stress no guteza imbere ibitekerezo byiza. Abantu barya igitoki, abantu mufata amafunguro ariho igitoki, usanga bafite ibitekerezo byiza, usanga batana na babandi, mbese ubuzima bwabo baba batandukanye na babandi bagira ibitekerezo bibi. Hari abantu uba usanga akenshi bifitemo ibitekerezo bibi, nta kintu cyiza babona cyangwa se nta kintu cyiza babona kuri bagenzi babo, ariko iyo wafashe igitoki ni byiza cyane kuko igitoki kigufasha ndetse kikaba cyagabanya stress ku bantu ushobora kuba uri gutekereza cyane, wagiye kure mu bitekerezo, ariko igitoki ndagira nkubwire yuko iyo wagifashe kikuzanira ibitekerezo byiza ugatandukana n'ibitekerezo bibi mu mubiri wawe. Ikindi nuko akenshi igitoki kirimo vitamine B6 na dopamine, ibi bifasha mu gutunganya imisemburo y'ibyishimo no kugabanya stress ku muntu. Ku bantu ushobora kuba imitekerereze wagiye kure, ariko igitoki gifitemo yino misemburo y'ibyishimo no kugabanya ama stress. Dopamine rero akaba yiganje cyane mu gitoki. Fata igitoki kugira ngo wirinde stress. Ikindi nuko ikintu cya gatanu nuko igitoki gituma wumva uhaze igihe kirekire. Ku bantu bashobora kumva nyine kirinda kwa kuryagagura kwa buri kanya, kirinda kuba wafata amafunguro buri munota buri segonda. Hari abantu bameze utyo, ariko iyo wafashe igitoki kirimo ama fiber menshi cyane ifasha mu gutuma wumva uhaze igihe kirekire, bityo bikagabanya kurya kenshi no gufasha mu kugabanya ibiro. Abantu mushaka gutakaza ibiro, abenshi bagiye babigarukaho batera comment bambaza uti Mr Scolaire tugerereyo twumvisha igitoki ari cyiza, twumvishe Marina ari kukivugaho, uti umwana w'Irwamagana uti igitoki nicyo gitumye atera gutyo, nyine ibintu nk'ibyo. Niyo mpamvu kuri uyu munsi wa none rero fata igitoki, ariko hano bari kutubwira yuko nakubwira yuko niba ushaka kugabanya ibiro ushobora gufata igitoki. Ushobora gufata igitoki ukamera neza. Ikindi nuko igitoki cyoroshya kubona, kiroroshye kukibona kandi kirahendutse. Hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni ibintu byiza cyane, ni ibintu agace kose wageramo cyangwa akarere, kuba wabona igitoki cyo gukoresha mu mafunguro ni ibintu bitaguhenda cyane, nta nubwo bigoye. Igitoki ni kimwe mu biribwa bihendutse kandi biboneka kenshi mu Rwanda, dore ko ni byiza mu mirire y'abana, abakuze n'abafite ubushobozi buke, dore ko nyine twasanze yuko ku bantu mushobora kuba mukunda siporo, ku bantu mushobora kuba mukora siporo, igihe uvuye muri siporo cyangwa mbere yaho ushobora gukoresha igitoki ndetse kikakongera ubushobozi n'imbaraga. Urumva rero iyi yari imimaro 6 y'ingenzi nari nakuzaniye. Ku mumaro wa gatandatu ni ukukubwira yuko igitoki atari zahabu, ntabwo ari cya kindi uzavuga uti nzajya kukireba hehe, uti se nzakibona ute. Oya, igitoki kiroroshye kuba wakibona, gifate ugikoresha mu mafunguro yawe ya buri munsi, kizakurinda indwara zitandukanye, kizakurinda kuba kizakongerera kubona imbaraga ku bantu mukunda siporo, ku bantu mukora siporo, korosi, ibintu nk'ibyo. Igitoki ndetse twasanze yuko gifasha mu kurinda indwara zigiye zitandukanye ku mubiri w'umuntu. Koresha igitoki ubeho neza, ubeho byuzuye. Nkubwiye ko wakoze cyane kubana natwe, ntago naba mbeshye. Ndagushimiye ubanye natwe, wahisemo neza gukurikira Mr Scolaire kuri uyu muyoboro. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, nge ndakagaruka. Ibuka kuri subscribe niba ubanye natwe bwa mbere, kugira ngo ujye urushaho kubona byinshi byiza. Ni njyewe aho muvoma ubumenyi mukakura byinshi byiza. Ciao ciao, ndabashimiye.